dushimiye bene data abatugana kuri channel yacu gusenga everyday. Tugiye gukomeza dusobanura igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, tugeze ku bice cya 14. Abadukurikira bose mu mahanga yose, ariko cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda, abakurikira ubutumwa bwiza bw'igitabo cy'ibyahishuwe, tugiye gutanga ubusobanuro. Dutangiriye ku gice cya 14 niho twageze ubushize, tuganira ukuntu marayika uvuye ku gicaniro yasanze marayika wundi ari we wicaye ku gicu cyera. Ahangaha baratubwira umwana w'intama n'abacunguye bageze mu ijuru. Marayika none uturutse ku gicaniro asanga marayika wundi ari we wicaye ku gicu cyera, bavuga ngo ni umwana w'intama, ni we Yesu Kristo. Aramubwira ngo ahura umuhoro. Uwo marayika yari afite umuhoro mu ntoke ze. Marayika noneho uturutse ku gicaniro aramubwira ngo ahura umuhoro. Umuzabibu urahishije, imbuto zawo ziranetse. Ahura umuhoro. Abanyabyaha bakoze ibyaha birirundanya, birazamuka bigera ku Mana. None igihe gerageze cyo guhanwa. Umuzabibu ushushanya abantu. Imineke ihishije cyangwa se inzabibu zihishije zishushanya kwirundanya kw'ibyaha bikaba bigeze ku musozo. Noneho umuhoro ni igikoresho cyo guhanisha. Aramubwira ngo ahura, yahura umuhoro. None haketa agesa imizabibu. Iyo mizabibu yari inetse ayijugunya mu muvure. Wa muvure bengesherezamo ibirenge, barabikandakanda bihinduka umutobe. Wa mutobe niwo waje guhinduka amaraso yazamutse agera ku mikoba y'amafarashi. Imikoba y'amafarashi noneho n'uburebure buresha naho ifarashi ihagaze ikagera ku ijosi ryayo. Amaraso yaravuye arazamuka agera ku ijosi. Bigaragara ko abakiranirwa bari benshi cyane, ariko Imana kubwo ubunjinya wayo ibasiriyoisha ibirenge byayo mu muvure w'inkazi. Noneho bava amaraso, barakubitika cyane, amaraso arazamuka agera ku mikoba y'amafarashi. Noneho bisobanura ngo abanyabyaha bakoze ibyaha barabisogongera, barabiheza. Bakora ibyaha by'ubwoko bwose, nizo mpamvu byirundanije bikagera ku Mana. Ariko abakiranutsi bakora byiza ntabwo babisoza, kuko bo batabirundanya ahubwo bahitamo. Ubwo abanyabyaha nubwo bazarimbuka, ariko bagize amahirwe bari mu isi kuko babisogongeye bakabiheza bakabirangiza. Ariko nabigiye cyo guhanwa kirageze. Tugiye gutangira noneho ku byago 7 bisukwa mu isi. Aho niho twagarukiye ubushize. Ibyago 7 byagaragazaga inkazi y'umujinya w'Imana. Biraje bigiye gusuka ku isi ku bakoze ibyaha. Haje kuboneka inyanja y'ibirahuri ivanze n'umuriro. Iyo nyanja y'ibirahuri mu byahishuye 4 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9 yashushanyaga iteraniro ry'abakiranutsi. Niyo nyanja y'ibirahuri bari imbere y'intebe y'imanza, bari imbere y'Imana ibagenzura. Hano inyanja y'ibirahuri ivanze n'umuriro n'abantu benshi, kuko inyanja n'abantu benshi batabarika, ariko umuriro bisobanura ngo kurimbuka. Bari abantu benshi bari imbere y'intebe y'imanza, ariko bagenewe kurimbuka. Abo nabaramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ni babandi biyunze n'ubutegetsi bw'isara b'itorero bakarengerera amategeko y'Imana, nibo bagiye kurimbuka. Iruhande rwabo hari abakiranutsi, babandi bameshe ibishura byo bakabyegesha amaraso y'umwana w'intama. Babandi bahagaze baze guhamya kwa Yesu, bari bahagaze iruhande rw'iyo nyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro. Abari bageneye kurimbuka bari uruhande rwabo. Abari barapfuye bazira guhamya kwa Yesu bari iruhande rwabo. Abo nibo bari bicaranye n'umwana w'intama mu ijuru, nibo banesheje. Bisa no muri Matayo 25 umurongo wa 31 havuga ngo ubwo umwana w'intama azaza mu bwiza bwe, azabarobanura nk'uko umungeri arobanura intama mu ihene. Intama ntizazashira iburyo, ihene azazishira ibumoso. Azabwira abari iburyo bwe ngo muze, abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bw'iteka mwarazwe kuva kuremwa kw'isi. Ko nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumva icyo kunywa, nari ndi umushitsi murancumbikira, nari ndi mu nzu y'imbohe murahagera muransura, nari ndi mu bitaro muza kundeba. Ariko ngo bazamubaza ngo twakubonye ryari mwami?
arabasubiza ngo cyagiye mwagiriraga neza abaciye bugufi muri mwe, abo bato muri mwe muturanye, abo bakene muri kumwe, igihe mwabagiriraga neza burya ninjye mwafashaga. Ariko ijambo ry'Imana rirongera kuvuga ngo azabwira abari ibumoso ngo mumve imbere mwankozi z'ibimwe muje muriro wa Satani. Kizaba ari igihe cyo kurobanura kuko havuga iby'imisaruro ibiri, umusaruro w'abakiranutsi n'umusaruro w'abanyabyaha. Nizo mpamvu bazanye umuravuga ngo ahura. Igihe cyo kwahura ni igihe cyo gusarura, ni igihe cyo gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha. Nibyo bashaka kuvuga, kuko abanyabyaha bari bamaze gusiribangwa, habaye ibyishimo bikomeye baririmba indirimbo ya Mose. Indirimbo ya Mose yarimwo indirimbo ebyiri. Hari indirimbo baririmbye mu Kuva ibice 15 yagaragazaga kunesha kwa Bisirayeli, bivuga hejuru abanyegiputa, babishima hejuru bamaze kurohama mu nyanja. Baririmbye indirimbo ya Mose kugira ngo babishime hejuru. Ariko hari n'indirimbo yo gusingiza icubahiro c'Imana yanditswe mu Gutegeka kwa 2:32 ngo Mana ninde uhwanye nawe, imirimo yawe iratangaje, ninde utazakumvira, ninde utazakwikubita imbere, amahanga yose azakoranira imbere yawe, abategetsi bose bisi bakwikubita imbere, kuko uri Imana, kuko uri Imana ufite ubushobozi. Iyo ari indirimbo yo guhimbaza icubahiro c'Imana, yo kugaragaza imbaraga z'Imana, yo kugaragaza gukiranuka kw'Imana, yo kugaragaza ubutware bw'Imana. Iyo ndirimbo ya Mose rero ibirarangiye, barongera baririmba indi ndirimbo yo gushima ubutwari. Mana ukomeye, uhimbazwe kandi uhabwe icubahiro, uri Imana ishirwa hejuru y'amahanga yose. Ku gice cya 16 noneho uburakari bw'Imana bugiye gusohora, haza bya byago 7 bigiye gusukwa ku isi. Ibyo byago 7 byagenewe abanyabyaha b'ingeri zitandukanye, ariko bizaba biri guhiga umugabane w'abantu baramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Birabahiga rero. Marayika wa mbere agiye gusuka urwabya rwa mbere, arusuka ku isi yose. Abantu bo ku isi yose aribo baramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bibi kandi bikomeye, birabarya. Uwo ni marayika wa mbere. Marayika wa kabiri asusa urwabya rwe ku nyanja, ya nyanja yose ihinduka amaraso. Amaraso abantu barayagotomezwa ko nta handi bagomba gukura amazi yo kunywa. Marayika wa kabiri asuka urwabya rwe ku masoko no ku migezi no ku nzuzi. Inzuzi zihinduka amaraso, imigezi yose ihinduka amaraso, imigezi ihinduka amaraso. Abantu babura amazi yo kurya, bicwa no kubura amazi kuko yose yari yahindutse amaraso. Marayika wa kane asutse urwabya rwe arusuka ku izuba kugira ngo ryiyongere ubushuhe, rigira icokere kidasanzwe. Abantu barababazwa cyane, icokere kirabasatira, aho bari hose ntibagiraho, baburaho bihisha. Marayika wa gatanu asutse urwabya rwe agiye rusuka ku ntebe y'ubwami bwa ya nyamaswa. Ya nyamaswa ni umutegetsi w'isi utwaza igitugu, akiyunga n'umuhanuzi w'ibinyoma, ariwe muyobozi w'itorero wubahiriza amategeko ya nyamaswa, akavogera amategeko y'Imana akayarengerera. Iyo amategeko none y'ubutegetsi bw'isi arenze ingabano kugeza ubwo atsemba amategeko y'Imana, nibwo havamwe abakiranutsi bo kubirenganirizwa. Nibo bamesa ibishura byabo bakabyegesha amaraso y'umwana w'intama, bagahora imbere y'Imana bayikorera ku manywa n'ijoro. Imana nayo kuko ibafite, ikaba ifite uburinzi kuri bo, ikababamba hema ryayo. Ntabwo bashobora kwicwa n'iryo zuba iteka ryose, n'icokere ntabwo kibasha kubageraho iteka ryose aho bari hose, kuko bataramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Marayika wa gatandatu asusa urwabya rwe arusuka ku ruzi rukomeye. Urwo ruzi barwitaga Efurate. Rwa ruzi rurakama, abantu baburaga aho banyura ngo bavogere, ariko rukamira kugira ngo rutange inzira ku bami b'amahanga yose. Babami baraza kugira ngo batambuke. Yabona mu kanwa ka cakiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka umuhanuzi w'ibinyoma, imyuka 3 mibi, ariyo myuka y'abadayimoni. Nta kindi ishinzwe rero, ihuririza abantu kuja mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana. None ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa urinda imyenda ye.
kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakazareba isoni ry'ubwambure bwe. Ibahuririza ahantu mu ruhero hitwa ngo Harimagedone. Ni intambara ikomeye ku munsi ukomeye w'iteka. Hare ni intambara Imegidoni inyuma y'inkike z'i Yerusalemu. Azaba ari urugamba rukomeye. Marayika wa karindwi asutse urwabya rwe agiye kurusuka mu kirere, ruza rurubura rugiye kumanuka rumanukana n'imbaraga z'umwanzi, nk'uko Pawulo yavuze mu Baefeso ibice 6:12 ngo ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'imyuka mibi, n'abafite ubushobozi, n'abafite ubutware, n'imyuka mibi ahantu ho mu ijuru. Urwo rubura ruramanuka rufite uburemere bw'ibiro 45 niyo talanta imwe, rugiye kumanuka rusuka ku mbaraga z'umwanzi ziri mu kirere, biramanuka byikubita ku bantu. Abantu barababazwa cyane kandi abantu baratangara. Urwo rubura Imana yaruvuzeho muri Yobu ibice 38:22-23 haravuga ngo mbese wigeze ugenda ukabona ububiko bwa sherege? Ese wabonye ububiko bw'urubura? Imana ngo yabibikiye kugira ngo izabikoreshe igihe cyo guteza isi amakuba. Byanditswe muri Yobu 38:22. Imana irabibika, ifata urubura irishura muri depo kugira ngo irubikire, kugira ngo izarukoreshe iteza amakuba b'isi. Urwo rubura rwari ruteye ubwoba. Ibyo byago rero birindwi ni ibyago bihuje n'ibyago Imana yateje Abanyegiputa igihe Abisirayeli bari bashaka kuvayo. Imana igiye gukurayo ubwoko bwayo yumvishe gutakamba. Icyago cya mbere mu Egiputa cyari amaraso. Amazi yose ahinduka amaraso. Ariko icyago cya mbere mu Byahishuwe 16 ni ibisebe. Icyo cyari icyago cya gatandatu mu Egiputa. Icyago cya kabiri none mu Egiputa cyari ibikeri. Icyo kiba icyago cya gatandatu mu Byahishuwe 16 murongo wa 12. Icyago cya kabiri ni ibikeri, ni icya gatandatu, kikaba ari icya kabiri mu gihe Imana yahanaga Abanyegiputa. Icyago cya gatatu ni inda. Icyago cya kane ni ibibugu. Icyago cya gatanu ni iragara. Icyago cya gatandatu ni ibisebe. Icyago cya karindwi ni urubura. Icyago cya munane ni inzige. Icyago cya 9 ni umwijima. Icyago cya 10 ni ugupfa kw'abana b'imfura. Ubwo Imana rero igiye kugurumbanisha uburakari bwayo ku bisi icyo gihe, kuko barundanisha ibyaha byinshi bikayigeraho, isuka urwabyayo rwa mbere ibisebe, urwa kabiri haza inyanja ihinduka amaraso, urwa gatatu imigezi n'amasoko bihinduka amaraso, urwa kane isuka ku izuba, rya zuba ryongera icyokere. Impamvu Imana ihindura imigezi amaraso ni ukugira ngo abantu bicwe no kubura amazi. Impamvu yasutse urwabyayo ku izuba ni ukugira ngo ryongere icyokere nubwo barikeneye, ariko icyokere kirengeje barababazwa. Icyo cyago cy'izuba kugira ngo ryiyongere ubukana ntabwo cyabaye mu Egiputa. Ariko marayika wa gatanu urwabyayo arusuka ku ntebe ya bwami. Ya ntebe ya bwami bwa ya nyamaswa ihinduka umwijima. Wa mwijima uba mwinshi cyane kuko ari usa n'umwuka w'abadayimoni. Noneho abantu bahekenya indimi zabo barababazwa na bya bisebe byo ku cyago cya mbere byari bikibarya. Bageze muri wa mwijima byongera ubukana birabarya, barababara cyane. Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe, noneho arusuka ku ruzi rukomeye rwitwa Ufurate, noneho rurakama. Abari bakeneye kurwana, abari barateguye intambara, bari barabuze inzira ariko bona inzira yo gutambuka kugira ngo bahurire ahantu. Ya myuka itatu ivuye mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka muhanuzi w'inyoma niyo yabashe kubakurura bari mu mpande enye z'isi, ibahururiza mu ntambaro ku munsi ukomeye w'Imana. Uvuga ibihangange byo kwisi byose, amahanga yose azakoranira kurwana iyo ntambara. Hari umumeri kumwe waje yagiye kubaka inzu ye ikomeye ahitwa Imegido. Amaze kuyubaka aravuga ngo azayituramo ategereze uburakari bw'Imana.
arebe imirimo izakorwa no kurimbuka n'ibizaba muri iyo ntambara. Ariko yibagije ko intambara azaba ari intambara yo ku munsi ukomeye, izaba ari intambara ihuza amahanga yose, azaba ari intambara ikwiye isi. Ntabwo ari intambara izagwanira mu mbuga ye, azaba ari intambara yo kurwanira ku isi yose. Ntabwo ari intambara kugira ngo birebe byose, ntabwo azabishobora kuko ari umwana w'umuntu. Noneho rwa rubura rwaramanutse ruzana imbaraga zikomeye cyane, bibabaza abantu. Cyari cyago cya karindwi. Ubwo icyo cyago cya karindwi mu byahishuwe cyabaye mu kuva, cyabaye icyago cya munane. Mu byahishuwe 17 batubwira noneho uko maraya yakoranye na ya nyamaswa. Aratubwira ngo umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi. Nizo za nzabya zari zuzuye umujinya w'Imana basutse ku isi, abisi bahura n'ibyago bikomeye. Noneho arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi, niwe uzasambana n'abami b'isi. Abari mu isi bose bagasinda inzoga, aribwo busambanyi bwe. Ba bamarayika bakoresheje guhana nibo umwe ahamagaye mwiyerekwa ngo umwe muri ba bamarayika arambwira ati, yabwiraga Yohana aho yari ari mu kirwa cy'Ipatiba, aramubwira ngo ngwino nkwereke maraya. Inyamaswa n'ubutegetsi bw'isi butwaza igitugu. Maraya ni itorero, kandi itorero rigizwe n'abagore 4, kuko itorero rishushanya umugore. Ku mugore hariho umukobwa, ku mugore hariho umwari, ku mugore hariho umugeni, ku mugore hariho maraya. Hano ntabwo turi kuganira ku mwari, hano ntabwo turi kuganira ku mukobwa, hano ntabwo turi kuganira ku mugeni, ariko byose bishushanya itorero. Hano tugiye kuganira kuri maraya, rya torero ryakomeye rigakorana amasezerano n'ubutegetsi bw'isi, bamara bakavogera amategeko y'Imana. Ya mategeko y'isi akarenga ingabano, yamara kurenga ingabano noneho bakaba ibyigenge. Uwo ni maraya. Ni itorero ryunzwe n'ubutegetsi bw'isi, rivogera amategeko y'Imana, rirayarengerera, ntibongera kuyakurikiza, ahubwo rikurikiza amaheme y'isi. Abo bantu bagomba kurangwa n'ibintu bikomeye cyane, bagomba gukira, kuko ya nyamaswa ibasabira inguzanyo ikabaha ibibanza. Bagomba gukomera, bakagura amamodoka, bakubaka amazu, kuko bemeye gufatanya nayo izabaha ibyayo byose. Ariko none ibasindishe inzoga, ari bwo busambanyi bwe. Inzoga ni inyigisho batanze. Hari inyigisho zigororotse za doctrine y'Imana, hakaba n'inyigisho ziyobya zishigikira amahame y'isi kugira ngo zigendane n'inyungu y'iby'isi. Izo nyigisho rero barafatanije. Ya nyamaswa yemera guheka wa maraya. Ya nyamaswa iratukura kuko abahagaze ku gukiranuka barishwe. Bari abatambyi, bari intumwa, bari abahanuzi, bari abera. Barababazwa kuko banze kwakira ikimenyetso cya nyamaswa. Uwemeye gufatanya nayo n'afite abambari be bemeye gufatanya na ya nyamaswa, ariko abahagaze bashikamye mu gukiranuka kwabo baratotejwe, barahigwa, barababazwa. Ibyahishuwe 16 ku murongo wa 6 turavuga ngo bavushije amaraso y'abakiranutsi, bavushije amaraso y'abahanuzi, bavushije amaraso y'abera. Nawe Mana, igihe kirageze ngo bagotomeze amaraso, kuko ari byo bibakwiye. Icyo cyari igihano kibasohoyeho. Noneho wa maraya afatanya na ya nyamaswa, bariyunga. Ariko ku murongo wa 16 w'ibyahishuwe 17 haravuga ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bazanga maraya uwo, bamwice, bamutsotsobe, bamunyage, bamucuze, barya inyama ze, bamutwike, akongoke. Bwa bwiyunge bwa ya nyamaswa na rya torero ryiyunze naryo ryahindutse maraya, bazakora amasezerano, bazabana igihe cyinshi cy'ubucuti bukomeye. Ariko none amategeko ya nyamaswa azagira igihe aremerera maraya. Maraya azananirwa kuyasohoza. Ubundi Satani ntabwo ashobora gukora ibyiza. N'abamukorera bose abababikiye urupfu.
nizo mpamvu ya nyamaswa kwifatanya na maraya ntabwo kwari ukuyakunda, ahubwo kwari kugira ngo azarimburanwe nayo. None ijambo ry'Imana riravuga ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa wabonye nibyo bizahindukira byange maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwike, akongoke. Bisobanura ngo wiyunga na Satani igihe kirekire akakumenya, yamara kukumenya nta kindi akubikira ni urupfu. Iyo agiye kuguhindukirana arakwica, baba bera arabica, baba abanyabyaha arabica, kandi igituma bashira mu byaha ni ukugira ngo azabice. Nizo mpamvu bavuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Nta kindi kizana Satani rero, ni umwicanyi, ni umurimbuzi, ni umugome, ni ukuza gusa kwica abantu, ni ukuvusha amaraso. Ya nyamaswa yagendaga igaragaza urutuku rugaragaza amaraso, nta cyiza yakoreye abanyabyaha. Nizo mpamvu yahindukiranye maraya. Itorero ryifatanije nayo rirarenganye rero, rizabura iby'isi mu gihe gito kuko rizatwikwa, ariko rizabura n'ubugingo buhoraho. Bene data, ndabagira inama kugira ngo ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, uko twabonye ko hari umugabane w'Abisirayeli aribo banesheje bitwa basigaye, hakaba umugabane w'abanyamahanga aribo babandi bemeye ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera, ariko abamwemizeye bose bakemera izina rye nibo yahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yaje agendera abayuda ariko ntibakira ubutumwa bwiza, ariko ababwakiriye nabo babaye abasigaye. Abanyamahanga rero begeye hino bakigizwa hino n'amaraso ya Yesu, kuko bari abanyamahanga kubw'amasezerano yabahaye ubushobozi bwo kwitwa n'ab'Imana kuko bamwizeye. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa n'ab'Imana, nibo banyamahanga. Ni umugabane noneho gutembagazwa kw'i Babuloni niho tugeze. Hari urubanza kubaramije igishushanyo cya nyamaswa, bamwe bazaba bagifite mu ruhanga, abandi bazaba bagifite mu kiganza. Abazaba bagifite mu ruhanga naberuye gukora ibyaha barasaya babyinjiramo. Abazaba bagifite mu kiganza nabari mu itorero ryigize maraya bakora ibyaha rwihishwe, ariko Imana ireba ibiri mu ruhanga ikareba n'ibiri mu kiganza. Abo bose bagenewe kurimbuka. Ubwo noneho hazaba hasigaye umunezero w'iteka ryose kubihanganye bakaba bemeye kurenganwa bazira guhamya kwa Yesu, aribo bamesha ibishura byabo bakajesha amaraso y'umwana w'intama. Nabemeye kurengana nk'uko Yesu yarenganye, nabemeye kugera ikirenge muke. Kwijambo ry'Imana muri Petero ya mbere ibice ni 2 umurongo wa 10:22 avuga ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Ariko ku murongo wa 20 avuga ngo niba mubabazwa babahora gukiranuka nibwo muzashimwa. Nibababaza babahora ubusa kuko Yesu yabasigiye icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge muke namwe muzemere kubabazwa. Nibabatuka babeshera ibibi byinshi babatoteza, ijambo ry'Imana rivuga ngo muzanezerwe muzishime. Nta kindi duharanira ni ukugira ngo tuzahabwe za ngororano tugeze mu ijuru. Ubwo noneho rero ya nyamaswa imaze guhindukira maraya irayica, yica maraya. Maraya wariringiye akorwa n'isoni, nta bugingo afite, n'isi nayo arayihombye. Ubwo ya nyamaswa irabuhindukiranye. Ku Byahishuwe 18 haje irimbuka ry'i Babuloni. Noneho rero iraguye, nijwi ryaturutse mu kanwa ka marayika uwo. Iraguye Babuloni wa mudugudu ukomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahari iteraniro ry'imyuka mibi ikomeye n'ibisiga n'ibizira kandi byangwa. Ariko imbuzi ihawe abana b'Imana aravuga ngo bene data abana banje mwawusohokamo mukawuvamo, ntimufatanye nabo gukora ibyaha byawo kugira ngo mutazasangira nabo ibyago byawo. Abantu bafatanije na Babuloni gukora ibyaha nibo bategereje kuzasangira nawo ibyago byawo. Ariko ni muwusohokemo bana banje, muwusohokemo. Babuloni wa mudugudu ukomeye
wasindishije amahanga yose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe cyo kurimbuka kwabo, ubukire bwabo, ubutunzi no kwishira hejuru kizaba kigeze. Babandi bayishwe bazira guhamya kwa Yesu, abahanuzi, abatambyi, intumwa, abera bose bazaba barazize guhamya kwa Yesu, bazahagarara biherengeye. Ibyahishuwe 18 ku murongo wa 20 ngo nabo bawisekere bawishime hejuru. Baravuga ngo mbese nawe wabona ibyo uko atoteje abera, Imana igeze igihe cyo kugutomeza amaraso, nawe wabona urwo watwikwa n'umuriro amahanga yose agatangara. Nabo batangira kuyisekera bawishima hejuru, babonye amakuba awugarije. Baravuga ngo watungishije amahanga, wari ufite izahabu n'amabuye y'agaciro, wari ufite ibiti bihenda, wari ufite ibyuma n'ibishushanyo byakozwe mu izahabu, ariko ibyo byose bihindutse ubusa. Nawe uramwaye, nawe urahombye, urabibuze. Maze bawisekere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe abakiranutsi bataramije igishushanyo cya nyamaswa nibyo bibaye ibihembo byanyu. Gutoteza umurwa wa Babuloni gugatwikwa imbere yanyu, namwe nukugira ngo mwishimi uyu munezero, mubonye uko wabatoteje nawe ugurumanya imbere yanyu, namwe muwishime hejuru. Azaba ari uburenganzira none bwo kwishima hejuru wa mudugudu ukomeye wa Babuloni. Babuloni ni ubutegetsi bw'isi bwifatanije n'ubutegetsi bw'itorero. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe 13 murongo wa 1 haravuga ngo gihagarara ku nyanja, mbona inyamaswa iva mu nyanja, yari ifite amahembe 10, yari ifite n'imitwe 7, kandi ku mahembe yayo 10 hari ibisingo 10 n'amazina yo gutuka Imana. Amazina yo gutuka Imana bishanga amazina yo kwigereranya n'Imana. Babuloni yari yarihimbaje, irizamura yigereranya n'Imana, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nyamaswa nabonye rero kuko yasaga n'ingwe, amajanja yagasa n'aya aruko, akanwa kayo kagasa n'akintare, cya kiyoka kiraza kiha imbaraga n'ubutware bwacyo. Ni ukuvuga ngo Satani abeshejwe no gutanga imbaraga ku bami b'isi, araza kinjira mu mitima yabo, akaba hata gutegekesha igitugu, bakabikora batabizi kandi binjiwemo n'umwuka mubi. Kurya umwuka mubi winjiye mu mutima wa Yuda muri Luka 22:3, niko umwuka mubi uva kuri Satani akinjira mu mitima y'abayobozi b'isi, bamara bagategekesha igitugu bagakora karengane. Noneho itorero ryatinya kurenganwa rigakorana ubucuti n'ubutegetsi bw'isi burenganya kandi burengerera amategeko y'Imana. Noneho bakwiyunga nabo bakarokoka karengane, ariko none ntibandikwe mu mubare bazicara kuri ntebe bari hamwe n'umwana w'intamba bageze mu ijuru, ntibazagereyo, bazicwa kuko azayihindukirana. Noneho yinjiza umwuka mubi mu bategetsi b'isi, bategekesha igitugu, bagirana amasezerano n'itorero. Ayo mategeko arengerera amategeko y'Imana, ubundi amategeko y'isi arenze ingabano z'amategeko y'Imana. Nibwo abera b'ikinyejana ca mbere bemeraga kubirenganirizwa. Igihe kimwe umwami Dariyo amaze gufata ubutegetsi, ni ingoma y'Abamedi n'Abaperesi yari imaze guheka ubutegetsi bw'Abakarudaya. Baravuga ngo ubwamwoka arabiri, kandi idubu ryari rifite urubavu rwemye n'uruciye bugufi, kuko Abaperesi barushaga imbaraga Abamedi. Batoranya Dariyo w'Umumedi, yari afite imyaka 62 kugira ngo umutware w'igihugu. Amaze gutegeka baravuga bati Daniel ni umukiranutsi utunganye, ntumwiteshe. Yakoranye na Nebukadineza amurotorera inzozi, akorana na Belushazari asobanura inyandiko yananiranya abakonikoni batsinzwe bananiwe, ndetse bari bagiye kugera igihe cyo kwicwa, ariko Daniel abagamo umwuka w'Imana ihoraho araza arabisobanura, abintoni kuri Nebukadinezari no kuri Belushazari. Dari yamaze gufata ubutware rero, abajenama baramubwira ati yegereze Daniel. Ariko igihe kimwe amategeko y'Abamedi n'Abaperesi yari yarasinywe yuzuye neza. Daniel kuko ari intoni kuri Dariyo, agaba igihugu cemwe ibice 3, amugira umutware muri abo 3 bategeka kimwe cya 3 cy'igihugu cye.
aramutonesha, maze abamedi n'abaperesi baramurakarira cyane, bashaka ikintu cyakuraho Daniyeli barakibura, kandi ari icegera cy'umwami. Ariko begera umwami baravuga bati Dariyo nyaguhoraho mwamukomeye. Harya amategeko y'abamedi n'abaperesi hari ubwo avuguruzwa? Ati ntavuguruzwa. Amategeko yacu ntavuguruzwa. None hari itegeko twibagiye gushira mu mategeko y'abamedi n'abaperesi atavuguruzwa, kandi iryo tegeko ni ingenzi, niryo rizabasha kubaka igihugu cyacu. Umwami Dariyo yatenirihe baramubwira batumva, shiraho itegeko rivuga ngo mu minsi 30 umuntu uzasenga indi mana atari wowe Dariyo azajugunye mu rwobo rw'intare. Hamye iryo tegeko, kuko Dariyo yumvishe ko bashaka kumushira hejuru, niko abami bisi bameze. Iyo wumvishe ko bagiye kuzamurwa, iyo wumvishe ko bagiye gutegeka, iyo wumvishe ko bagiye kongererwa ubutware, bagira imbaraga cyane. Dariyo arishima aranezererwa, iryo tegeko ni murizane. Bati umuntu wese uzasenga indi mana mu minsi yose 30 igenzuwe adasenze wowe Dariyo azajugunye mu rwobo rw'intare. Amaze kurishiraho ararisinyira. Bari bazi ko Daniyeli asenga imana ye igihe cyinshi. Noneho Daniyeli mwiyerekwa abona ko bashizeho ingamba zo gufata abantu bose bazasenga imana. Yarazi ko imana ye i Yerusalemu ikomeye kurisha imana z'abamedi n'abaperesi. Arabirinduka yugurura amadirisha yerekeye Yerusalemu, akaja asenga 3 ku munsi. Akaba ariko abigenza, kuko yumvise ko inama zagiwe zo gufata abantu bose basenga indi mana, kandi akaba yarazi ko imana yari imana ikomeye kandi horo yiringiye. Akingura amadirisha yerekeye Yerusalemu, akaja asenga 3 ku munsi. Baramubona baravuga bati mwami rero umuntu yabonetse, hari uwasenze indi mana adasenze wowe. Yabaye Daniyeli. Uyu munsi nta ntwari zikiboneka zo gusenga nka Daniyeli. Iyo bavuze ngo mwisenga baraceceka, ariko Daniyeli baramubwiye ngo wisenga, aravuga ati ubwo muvuze ngo ne gusenga ndakuba 3. Imana yanje ndabizi ko ibizi, kandi imana nsenga izi migambi yanje. Noneho baramufata bujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko Dariyo kuko yarazi ko ari icegera cye kandi ari umukiranutsi utunganye kandi nta mafuta agira, niko mu Byashuwe 6 avuga, arababara cyane, ntiyasinzira, ntiyarishwa goheka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiyasinziye, nuvuga ngo ntiyigeze aryama, yarahagaritse umutima ku bwa Daniyeli. Ariko mu gitondo yarazi ko Daniyeli intare zamuriye, apfa gushishoza avuga ati Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, ese Amana watubwira gukorera yabashe kugisa inzara z'intare? Daniyeli aritaba ati karame mwami, imana yacu dukorera ibasha kudukiza. None imana yanje nanje yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntaco zantwaye, kuko nabonetse mu maso yawe ntafite icyaha, kandi nawe nubwo wari wasenye ntaco nagucumuyeho. Abarishimye aravuga ati sohoka Dariyo. Asohoka Daniyeli. Daniyeli asohoka ari muzima, intare zamwinukirije ntizamukoraho. Uko niko abakiranutsi b'Imana bari bakwiriye kumera. Uyu munsi iyo bavuze ikintu cy'akarengane abantu bose barihisha, ariko bamara bakavuga ngo abazi Imana bazakora iby'ubutwari. Ba Daniyeli babise intwari kuko bemera kujugwa mu rwobo rw'intare, bakabyemera. Ba Sadurake na Meshake na Abedenego babise intwari kuko bemeye gutererwa mu itanura ry'umuriro, uwacana umuriro mwinshi ukubye 7 inshuro y'uwahanaga abanyabyaha igihe cya Nebukadineza. Ninde mukristo akwemera kuwinjiramo kugira ngo adahakana izina ry'Imana? Ko abantu bavuga ngo abazi Imana bazakora iby'ubutwari, ni ibihe by'ubutwari bakora batarigeze bemera kurenganirwa izina ry'Imana? Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abarenganirizwa gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Niba ibyago biza ugahakana, haba amahoro ukavuga ubutumwa bwiza ushize amanga, uzashimwa iki? Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo bahumurize imitima y'abera, bababwira ko bagumya gukomera no kwihangana, kandi bemere ko bakwiye guca mu makuba niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Wowe ukavanga abazi Imana bazakora iby'ubutwari. Ninde mukristo wakora iby'ubutwari atabasha kwemera kwinjira mu itanura ry'umuriro? Ninde mukristo uzakora iby'ubutwari atekwemera kujugunirwa intare? Ninde mukristo uzakora iby'ubutwari atekwemererwa gukereshwa urukero? Bakereshwe inkero, bajugunyiwe intare, bishwe n'inkoni, bishwe n'inkota,
bishwe uburyo butandukanye, bajugunywa mu muriro ndetse batwikishwa amavuta. Baremera bagira guhamya kwa Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho niho kwizera kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya nk'ukwa Yesu. Yesu yemeye kurenganwa, abamwizeye bose bazashikama bakora iby'ubutwari, ari uko nabo bageze igihe cyo kurengana koko babyemeye. Ese ko wanga kurenganwa uzakora iby'ubutwari ryari? Ese ko wanga gutotezwa uzakora iby'ubutwari ryari? Ese ko wanga gushirwa mu nzu y'imbohe uzakora iby'ubutwari ryari? Bene data, mushikame mukomere, mwambare gukiranuka nk'icuma gikingiye ituza. Igihe biza bizaza muzagaragare ko monetse muri wa mubare bazicarana n'umwana w'intama bageze mu ijuru, umubare w'abanesheje. Imana yacu idufashe kandi duhe gushikama, twirinde Babuloni n'inyigisho zabo. Izo nzoga ni inyigisho z'ibinyoma ziyobya, zikanezeza abantu, zikabizeza ubukire no kugubwa neza bari hano mu isi, ariko hano mu isi nta byiza bihari. Pawulo yakoze umurimo w'Imana hano mu isi, nuwe bukire yasize ku isi. Petero yigeze abaza Yesu ngo ko twagukurikiye tuzahabwa iki? Yesu aravuga ngo abankurikiye bagasiga byose ku bw'izina ryanjye, bagasiga amazu, bagasiga amasambu, bagasiga imiryango, bagasiga ubutunzi, bagasiga inka zabo, bazabihabwa inshuro 100. Ni bande basize amazu muri ba Petero na Yohana? Petero yasize amazu angahe? Bartolomeyo yasize amazu angahe? Tomasi yasize amazu angahe? Mu ntumwa 12 uretse 2 gusa Yuda wiyahuye, na Yohana wishwe n'imbeho agarutse avuye mu kirwa ageze mu Efeso nk'umushumba. Ariko abandi bose uko ari 10 kuva kuri ba Andereya kugera kuri ba Tadeyo, bose bishwe n'abantu kandi bazira guhamya kwa Yesu. Nube ubutunzi basize ku isi, nube ubutunzi bagaragaje ngo bavuge ngo kuko bakoreye Imana basigaranya amazu cyangwa basigaranya amasambu. Abakristo bungu basigaye bararwana ku masambu no ku mazu. Abayobozi b'amatoro nabo bakarwana ku bukire, bakigisha ivuga butumwa ryo kugubwa neza. Ariko Yesu yaravuze ngo kunkurikira ntibyoroshe, ushaka kunkurikira yikorera umusaraba we iminsi yose abone aze ankurikire. Ari uko yabanje kwiyanga. Umuntu yakwiyanga ari kubakisha amazu 5, umuntu yakwiyanga afite amasambu, umuntu yakwiyanga ate kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza, azabashe kuba mu mugabane w'abarenganijwe gukiranuka. Bene data, muhagarare mushikamye, mwambare gukiranuka kugira ngo muzabazwe muri wa mugabane wazicarana n'umwana w'intama bageze mu ijuru, bamaze kunesha, bari mu munezero w'iteka. Nizo mpamvu bazaba umugabane, wazaba umunezero w'iteka. Igihe cyo kwambikwa amakamba kirangiye, abantu hazaba guhimbaza Imana, imirimo yose izakurwaho, uretse kuramya no kuririmba nibyo bizahoraho, ariko gusenga bizashira no kuvuga ubutumwa bwiza bizaba bihagaze, abantu bageze mu rurembo rwera. Imana yacu ibasange, ibane namwe, mwakira ijambo ry'Imana kugira ngo ribakomeze muri bihe by'amakuba kandi bikomeye, kugira ngo ubutumwa bwiza bwe kuzabasha gukomwa mu nkokora, kandi mumenye gutandukanya ikimenyetso cya nyamaswa na maraya ukomeye, kuko birakomeye kandi biraruhije. Ariko abanesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, niryo jambo rivuga ngo nibo bazahanurwa amarira yabo, kuko barenganijwe nabo bazaba bararize menshi. Ese ko abantu biteguye guhanagurwa amarira yabo bageze mu ijuru, uzahanagurwa utarize? Kushaka kwigendera mu mudendezo wiyubakira amazu y'ibitabashwa, ntabwo kubaka ari icyaha, ariko ntabwo yari akwiriye kuba icyitwazo cyo gusimbura Imana ngo habe ivugabutumwa ryo kugubwa neza. Ushaka gukurikira Yesu yiyanga ubwe, yikorera umusaraba w'iminsi yose, nambara asange Kirisa mukurikire, kugira ngo azabashe kwicarana nawe kuri ya ntebe y'ubwami, ari kumwe n'abera bageze mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amena.